Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwese abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo aho uherereye hose, nshuti zanjye, abakristo b'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo ashimwe. Muri iki gitondo tubyukiye imbere y'Imana yacu tuyishimira ibyo ikoze. Izinze ijoro, izinguye amanywa. Imana ishimwe, irakwibutse, igukoreye igitangaza, iguhaye kubyukana amashimwe. Tekereza ku mirimo y'Imana, tekereza ibyo yakoze, tekereza uburyo yaburijemo imigambi y'ababisha bawe, tekereza uburyo yakuvanye mu kibazo n'ikigeragezo, tekereza uburyo Imana ikubeshejeho mu buryo butangaje, tekereza imirimo y'Imana yawe. Muri iki gitondo ubyuke uhereza Imana icyubahiro. Banza Imana hose muri byose, uyibanze na hahandi utagera mu mitima y'abana b'abantu. Imana ikubanzirizeyo, abagucurira imigambi mibi iyubikire muri bo, iyishwanyurize muri bo, ikurengere, ikuburanire, ikurwanirire, ikuneshereze mu mitima y'abana b'abantu bakugambiriraho ibibi. Aho ngaho njya nkubwira ngo aho mu mitima y'abana b'abantu haberamo urugamba rukomeye cyane utazi nanjye ntazi. Gahunda ni ukuzinduka dusenga Imana, ukiragiza Imana, ukayibwira ngo Mana uhandeberere, uharebe, uhagere kandi urwane kandi uneshe. Mu izina rya Yesu Kristo iki gitondo nyemerera ubanze uzirikane imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, uzirikane ineza y'Imana kuri wowe, uzirikane urukundo rwa Yesu Kristo, uzirikane Imana uburyo ikwitaho, igukunda. Yakurutishije ibindi biremwa, ikugirira neza. Nubwo ubona ugihagaze mu ntambara, nubwo ubona ugihagaze ku rugamba, Imana hari ibyo ijya yemera kugira tutirara, tukibagirwa Imana. Ariko hari n'ibyo Satani azana kugira ngo arwanye ibyiza Imana iba yateguye ku mwana w'umuntu. Ariko iyo Satani yidumbukije, Imana iramunesha, iramukuneshereza. Ariko iyo ari akantu kazatuma uba imbere y'Imana, Imana irakihorera ahubwo ikagenda ikuzimiriza umubabaro, ntugukomeretse, ntugutere ingaruka. Ukababara ariko ukagendana n'icyo kibazo. Imana ikagenda ivumburamo amashimwe. Imana ishimwe cyane. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga. Nyemerera muri iki gitondo rwose wongere ukurure ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Irayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira iti ese kuzinduka kare dusenga bigira umumaro? Twasanze yego bigira umumaro mu buryo bubiri, mu buryo buri spirituel no mu buryo buri physique. Iyo wazindutse kare ugira umusaruro munini, kandi iyo wazindutse kare usenga wuzura umwuka wera, wumva ufite amafu mu buryo bw'umwuka, wumva umeze neza, wumva rwose roho yawe iguwe neza, kuko wabanje Imana, wazindutse kare. Imana ishimwe. Hari n'urugamba Imana ikuneshereza ikarukuraho muri icyo gitondo cya kare utarakandagira mu mayira ngo ugende. Imana ishimwe cyane. Jya uzinduka kare wiragiza Imana, jya uzinduka kare usenga Imana, jya uzinduka kare ushima Imana, jya uzinduka kare urwane intambara yo kwizera, uhagarare kigabo, uhamagara Imana, uyereke ibikuruhije bikugoye. Wazindutse kare, ni ukuri uzinduke kare urwane kandi Imana izajya ikuneshereza. Zinduka kare ukore kontreri y'ibyakuvuzweho ijoro ryose usinziriye. Zinduka kare ubwira Imana ngo ibyaraye bintongereweho, ibyaraye barimo kugambirira, imigambi y'abaraye bagambirira ibibi ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu Kristo ihinduka ubusa. Jya ubyuka wibohora, ubyuke ubwira Imana ngo ibintu bibi byose byapanzwe n'umubi, byapanzwe n'abagome, byapanzwe na Satani n'abadayimoni, ibyo bibi mbikuye ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, kandi nihishe mu maraso yawe. Ndashaka kuguma kwibera mu gicucu cy'amababa yawe. Ibyo bintu ukibivuga bimeza nk'inkike z'Iyeriko uburyo zaridutse, bihita biriduka bikikubita hasi.
uwiteka agahita agufata mu kiganza akakubundikira akaguhisha. niyo mpamvu ujya ubona abanyamasengesho abantu babibeshyaho bakabakoreraho amatekinike, barangiza bakabona bababanyeho, bakabona bateye imbere, bakavuga ngo ari kuriya muntu yacishirije. ntaho aba yaracishirije, ntibazakubeshye, ahubwo we yafashe ibihe bye byose, afata ubuzima bwe bwose abwegurira Imana, akajya afata iya mbere mu ruturuturu, akabyuka ananiza imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, akabyuka yiyaturiraho ibyiza, noneho yamara kwakira ibyiza yiyaturiyeho, akagenda akabanza Imana akayibwira ati njya imbere muyobora wanjye, unjya imbere ukomeze uyobore intambwe z'ibirenge byanjye. urumva uwo muntu yabikora iminsi 365, Imana ikabura kumugirira neza. nuko rero abatabizi bakavuga ngo uriya muntu yaracishije. ntawe yacishije, ahubwo yamenye ibanga ryo gushaka umugisha we, yamenye ibanga ryo kubana n'Imana, yamenye ibihe byiza byo gusenga kubibamo atajarajara. Imana ishimwe cyane. nyemerera rero muri iki gitondo twihuse, kuko twabonye ko kuzinduka kare dusenga bigira umumaro. reka twisomere igitabo cya mbere cya Samweli, ni igice cya mbere. ni ukuvuka kwa Samweli, ni inkuru muzi za Hana. Hana murabizi ko mukunda cyane. nkunda Hana uburyo ki yaje kumenya yuko urugamba rwe rutazarangirira ku guteteshwa na Elukana umugabo we, amenya yuko hari ahandi yakura guteta, yakura ubutesi, yakura agaciro karenza ko umugabo we Elukana amuha. nta handi rero yahisemo kwegera Imana. Imana nishimwe cyane, ahitamo gushaka Imana yiherereye, ahitamo kureka ibintu byose. ngo Hana buri mwaka Elukana yaramufataga, agafata Penina, agafata abahungu be, agafata abakobwa be, ngo bose akagenda baha imigabane, ngo ariko yagera kuri Hana akamuha ibiri. ariko iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. ngo icyo gihe uko yajyaga Ishiro, ngo mukeba we yaramubabazaga, ngo akamubabaza cyane, ngo akamubabaza, akamushinyagurira, akamubabaza, yewe akamushinyagurira cyane. ni ukuvuga ngo yaramubwiraga ati uzatahira iyo migabane nyine bagutetesha bagushagiriza, uzapfa utyo, uzapfa uri ingumbu, uzapfa utyo ntacyo uzagera, uzapfa utyo uzibagirana, uzapfa utyo. akagenda mutuka, akagenda mucunaguza, akagenda mubwira ati fata umwana wanjye neza, mushyireho agashuka, yewe aho ngaho nuhagera ukora uko ushoboye, ntutsitare umwana wanjye atagira icyaba, adasuhuza umutima mu mugongo atikanga. akamucunaguza ati impamvu umwana wanjye arimo kurira mu mugongo wawe, umugongo wawe urahanda, ntiwigeze uheka, wa muntu utarabyaye. mbese afite ibitutsi yamubwiraga byo kumushinyagurira. kuko Hana yabwiye umutambyi Eli, aramubwira ati nta kindi kindiza, ndarizwa n'agahinda, ndarizwa n'amaganya kandi n'agashinyaguro ngo bikabije. niko yamubwiye, niko yabwiye umutambyi Eli. urumva afite amaganya, afite agashinyaguro kamukebaho, afite guzutaguzwa. ayiwe Hana arangije afata decision, afata umwanzuro, afata icyemezo, aragenda. ngo bararya baranywa, bari kurya bari kunywa. Hana yanga kurya. burya impamvu ufite ikigeragezo ukaba ukirya ni uko kitaragushinga ngo ugeraho uvuge uti ibiryo ndabiretse ngiye gufata yitatu nkirane n'iki kibazo, Imana inyibuke. ngo areka kurya bari Ishiro, areka kunywa. Hana ngararira gusa. noneho umugabo we biramubabaza, aramubwira ati ariko urarizwa n'iki? n'iki gituma wanga kurya? n'iki gituma wanga kunywa? aramubwira ati ariko ubu koko ntabwo nkurutira abahungu 10. ariko Hana kubwo agashunyaguro n'umubabaro byari byamurenze, aramwihorera. ngo bamaze kurya bamaze kunywa, we ntiyariye. ngo ahise agenda ajya mu rusengero, aragenda asengana umubabaro. Eli aramubwira ati niko uzageza ryari isindwe ryawe? wagabanyije vino. yagiraga ngo yasinze. aramubwira ati ntabwo nasinze, ahubwo ndababaye, mfite amaganya n'agashinyaguriro kenshi. Imana irebe inyibuke. umutambyi amuhesha umugisha, aramubwira ati yewe Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Imana ishimwe. nuko tugeze ku murongo wa 19, ngo bukeye bazinduka kare. ubwo ni Elukana n'abagore be n'abana be. ngo bazinduka kare mu gitondo, ngo bajya imbere y'Uwiteka barasenga. bazindutse kare bajya imbere y'Uwiteka barasenga.
ni ukuvuga ngo bari gusenga na Hana yari arimo yakomeje kwibutsa Imana icyo yayisabye yiherereye ngo barasenga ngo bazindutse kare. Turacyavuga ngo ese kuzinduka kare dusenga bigira umumaro? Yego. Na Elukana n'umuryango we bazindutse kare bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije gusenga basubira iwabo basohora mu rugo rwabo i Rama, maze Elukana ngaryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ujye ubyuka usenga, Uwiteka azakwibuka, Uwiteka azagusubiza, Uwiteka azagutabara, Uwiteka azarangiza ikibazo kigize ashwi. Na Hana yaramwibutse, nawe azakwibuka. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Mwibukwe n'Uwiteka. Imana ibabambira amahema, Imana ibamara umubabaro, Imana ibamareho amarira ku maso, muhahe muronke. Shalom. Imana irinde ijambo